Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho wese mu cyeto rwanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'ubushanditse ibyo ukora byose bigene neza gatanu nkuko ubyifuza. Rumvikana turi ku munsi wo kuwa kane turi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya no munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya atungura cyane ko mishkenda agarukwaho ne mu bice bw'ibitandukanye bya hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ibintu byamaze kuba abyongera kuzamba muri yo bukomeye cyane. Ibintu byamaze kuba n'ubundi bisubira urudubi mu buryo budasanzwe. By'umwihariko turaza guhera rero aya makuru yacu by'umwihariko hano muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rumaze iminsi urimo agahenge cyangwa se bigaragara ko bisa naho umutekano waje kuba ugaruka, wongeye kuba n'ubundi ugabwamo ibitero karundura na za ndege za Doron z'ingabo z'igihugu cya Kongo FRDC ndetse zifatanyije n'ingabo za FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi. Ni mu bitero karahabutaka by'umwihariko bikomishkenda abigabwa mu bice bigiye bitandukanye byigaruriwe n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko rero n'ubundi kweza magingo ya bikomishkenda bitangazwa ko ibintu bidakomeye cyane by'umwihariko muri Sud Kivu gusa by'umwihariko aho hari hashize iminsi havugwa kubyerekeranye n'umujyi wa Uvira. Iza magingo akaba yakomishkenda hanavugwa rero no kubyerekeranye by'umwihariko na Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi aho ibintu byamaze kuba abizamba. Ati ibintu byifashe gute rero byo twikuba tubiva imuzi n'umuzingo turebere hamwe ibi bitero karahabutaka byaje kuba n'ubundi ibigabwa n'ingabo za FDNB ndetse zifatanyije n'ingabo za FRDC by'umwihariko icyo bigamije kuri uyu mujyi wa Goma kuza magingo ya umaze cyangwa se wigaruwe n'inyeshyamba za General Sultan Makenga guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Dore ko atari ibyo gusa rero bikomeshkenda abigarukwaho turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane no nakomeshkenda avugwa hano muri Uvira. Muri Uvira ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Abarwanyi bo mu mutwe wawaza kwiza magingo bamaze kuba bisiga insenda mu buryo bukomeye cyane ku buryo bakomeshkenda bagaragaza ko bo bifuza noneho kuba bakwirukana ingabo za leta mu bice by'umwihariko basigayemo byo muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, ye bakirukana ni kwalisi bakomeshkenda bafatanya by'umwihariko yiganjemo izi ngabo za FDNB n'ingabo za kiragihu cy'Urundi, yewe bakanirukana n'abarwanyi b'inyeshyamba za General Sultan Makenga. Abangaba bakomeshkenda rero bagaragaza imbaraga z'umurengera aho by'umwihariko mu bikomeshkenda abigaragara abangaba bakomeshkenda bifuza ko by'umwihariko ibi bice by'umwihariko uyu mutwe w'inyeshyamba wa General Sultan Makenga umaze kuba wakwigarura by'umwihariko bose nabo bagomba kuba babibambura by'umwihariko bakabasha kuba nabo babikontrola cyangwa se nabo bakabasha kuba babikoramo igihugu cyabo. Ni mugero kuza magingo n'ubundi bingi bikomeshkenda abigarukwaho ku mpamvu zo kuba uyu mutwe w'inyeshyamba amaze kuba n'ubundi uha amasaha ntarengwa abaturage by'umwihariko bivuga ko arabo mu bwoko bw'abatutsi bagaragara muri uriya mujyi wa Uvira, kandi ibi byose bikabyakomeshkenda abigaragara mu gihe n'ubundi izi ngabo zo muri uyu mutwe wa wasasari zimaze iminsi zirukana uwitwa General Kasita kugeza magingo arukomeshkenda agaragara rero mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu y'amajyepfo by'umwihariko aho yaracumbitse muri uriya mujyi wa Uvira. Uyu ngo akaba yaramaze kuba ahungishirizwa hariya mu mujyi wa Bujumbura uherereye mu gihugu cy'u Burundi. Byose n'ubundi byakomeshkenda bigaragaza ko rero uyu mutwe wa waza kuza magingo ya ufite imbaraga by'umwihariko z'umurengera ziruta cyane by'umwihariko imbaraga izi ngabo za leta zirimo kugenda azikoresha. Ni mwe kandi akomeshkenda hakurikirwa by'umwihariko ngo haribwe niba koko izi ngabo za waza zikomeshkenda zisa naho zibasha kuba za kwitandukanya n'ingabo bari bamaze iminsi by'umwihariko bakorana nazo by'umwihariko zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. By'umwihariko ngo haribwe rero niba koko izi ngabo z'uyu mutwe wa waza by'umwihariko zigomba kuba rero zashobora kuba zanahangana n'uyu mutwe wa M23 uyobowe n'uwitwa General Sultan Makenga by'umwihariko bakawukura mu bice bigiye bitandukanye bya hariya ku butaka bwa kiragihu cyako by'umwihariko muri Sud Kivu ndetse na Kivu ya ruguru. Naho rero abangaba bamaze kuba abigarurira ibi byose bikomeshkenda by'umwihariko bigarukwaho nabyo tugenda tubirebera hamwe gatano kuri gatano. Mu gihe hakivugwa ibyo ngibyo muri Masisi ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane, dore ko kuza magingo ya imirwano igikomeje no muri aya masaha aho by'umwihariko
indege za drone zikomeje kugenda zikora akazi gakomeye cyane by'umwihariko mu gusubiza inyuma ibitero byagabwe n'abarwanyi ba General Sultan Makenga bakabigaba mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaramo ingabo zo kurwana ku ruhande rwa leta y'iki gihugu cya Kongo. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho muri kano kanya tugiye kuba turebera hamwe 5 kuri 5 mu buryo burambuye, ariko kandi mbere ko turambura aya makuru yose mu buryo burambuye icyo ngusaba nta kindi no kunyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda atukugeza by'umwihariko bikaba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu uherereyemo, bityo igihe cyose adishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ukazajya uhita ikibona mu ba mbere, ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda atukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye. Namaze ukanda subscribe ronye nkwa ikaze n'ubundi muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye muri aya masaha yo kumanwa. Turi ku munsi wo kuwa kane tariki ni 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 nkwa ikaze. Yesirika twihuse cyane n'ubundi tudatinze duhere aya makuru yacu hano muri uyu mujyi wa Goma, naho ibintu bikomeje kugenda abizamba mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi hari hashize iminsi bigaragara ko uyu mujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragaramo agahenge, ibintu byongeye kwa bihindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi bigaragaye ko by'umwihariko inyeshyamba zo mu mutwe wa waza ndetse zifatanyije n'ingabo za leta y'Kinshasa ndetse n'izi FDNB zo mu gihugu cy'u Burundi, abangaba rubungiye kwifashisha indege rutura za drone by'umwihariko bazirekeza mu kirere cya hano mu mujyi wa Goma, aho kwizamagingo by'umwihariko navuga ko nta bibazo byinshi cyane byaje kuba n'ubundi bihaba, ariko hakaba hajemo ikikango gikomeye cyane cyo kuba izi ndege zabonye uburyo noneho zongera kuba zagira mu kirere cy'uyu mujyi wa Goma. Nibikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo bikomeje kugenda bigaragara ko rero urugamba rugiye kuba rwahinduka mu gihe n'ubundi bikomeje kugenda bitangaza ko ibyerekeranye n'ikoranabuhanga ryo mu kirere ryari ryarashyizweho kugira ngo izi ndege za drone nizibasha kuzaya zigera mu mujyi wa Goma zibashe kuba n'ubundi zabura control, bityo zibashe kuba azanahanurwa kwizamagingo rozongeye kuba n'ubundi zibona ubundi buryo bukomeye cyane by'umwihariko zigomba kuzaya zerekeza muri iki kirere, aho binavuga ko kwizamagingo ya izi ngizi zigera muri 3 zaze kuba zigaragara muri iki kirere cyo muri uyu mujyi wa Goma, by'umwihariko ari zikomeje kugenda by'umwihariko zikora ubugenzuzi bushobora kwa n'ubundi bwateza ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba rero cyatuma muri uriya mujyi wa Goma ibintu byongera kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ibi ngiro byakurikiwe n'amakuru n'ubundi akomeje kugenda agarukwaho ibikomeje kugenda bibera muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ni mu mujyi wa Uvira ahari hamaze iminsi yahagarukwa ku witwa General Gasita Gizamagingo ya uherutse guhungishirizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura nyuma y'imyigaragambyo karahabutaka yanaguyemo abatari bake ku mande za leta y'Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa waza utifuzaga cyangwa se utari uri kwifuza uyu General Gasita, aho byaje kuba n'ubundi ibitangazwa ko rero haje kuba hagwa abatari bake by'umwihariko mu bari baje gukora imyigaragambyo kwamagana uyu mujenerali, ariko biza kurangira rero ahise ahungishwa n'ingabo za FDNB zimujyana i Bujumbura, aho kwizamagingo ya ari naho acumbitse. Ikikomeje rero kigaragaza ko ibintu byo bigiye kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane muri biriya bice bigiye bitandukanye, nukuba nyuma yuko uyu General Gasita avuye muri biriya bice by'umwihariko bikanagaragara ko rwose izi nyeshyamba azawaza ziyobowe n'uwitwa General Yakutumba kwizamagingo yazikomeje kugenda zirusha imbaraga iyi leta y'Kinshasa cyangwa se ingabo za leta y'Kinshasa ndetse n'iz'u Burundi, bikomeje kugenda bigaragara ko rero by'umwihariko bishingiwe ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza uyu mutwe waza watanze cyangwa se amasaha make cyane uyu mutwe waza wahaye abaturage mu bazwi nk'abatutsi kwizamagingo batuye muri uriya mujyi wa Uvira. Izamagingo byakomeje kugenda bitangazwa ko rero uyu mutwe wawaza nawe ushobora kuba n'ubundi ugiye gutangira no kurwana ku ruhande rwawo, aho bikomeje kugenda bigaragara ko uyu mutwe waza ushobora kuba n'ubundi ugiye gutangira kuba wakwirukana abarwanyi ba mama 23 cyangwa se wa General Sultan Makenga muri ibi bice bigiye bitandukanye wagiye wigarura byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu ya ruguru, ndetse bakanahirukana n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ubundi bakabasha kuba rero bakwigarurira ibi bice ndetse nabo bakabasha kuba babikoramo igihugu kigenga nk'uko kisamagingo byakomeje kugenda abigaragara ko by'umwihariko uru ruhande rwa
generali Yakutumba uyoboye aba barwanyi bo muri uyu mutwe wa waza akomeje kugenda asa naho nubundi ariyo gahunda arimo kugenda ayerekezamo kuzamagingwane byinshi akomeje kugenda abigarukwaho kuko nago ibintu byoroshye hariya muri kiriya gihugu cya Kongo aho kuzamagingwane witwa President Felix Antoine Tshisekedi nawe ibintu nubundi bitakimworoheye bitewe nuko kuzamagingwa nawe yakomeje kugenda agaragaza ko ibikomeje kugenda bibera muri kiriya gihugu cye cyangwa se muri kiriya gihugu ayoboye kuzamagingo yakomeje kugenda abisa naho bimunaniza mu mutwe agatangaza ko rero ibi byose ngo ari amarozi ngakomeje kugenda by'umwihariko ngakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo bikomeje kugenda by'umwihariko kimuteza ibi bibazo bigiye bitandukanye si ibyo gusa kuko kuzamagingo n'ubundi bikomeje kugenda abinagaruka byerekeranye n'imirwano none ikomeje kugenda ibera hariya muri Kivu ya ruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi naho nago ibintu byoroshye habe na gato ko kuzamagingo muri teritwari ya Masisi akomeje kugenda hagaragara ibyerekeranye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iburiramo ubuzima bw'abatari bake ndetse bikomeje kugenda bitangazwa ko rero by'umwihariko mu bitero byari bikomeje kugenda abigabwa n'izi ngabo za General Sultan Makenga by'umwihariko ngo byakomeje kugenda noneho bisubizwa inyuma na drone zizi ngabo za FRDC 5-5 ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho dukomeje kugenda dukurikirana tugenda tubigezaho natwe 5-5 ko bigenda abitugeraho icyo tugusaba nta kindi usibye kutwereka ko turi kumwe n'ubundi ugasiga igitekerezo cyawe ahangaho muri comment ubundi tukatubana 5-5 mu makuru yose bakomeje kugenda agarukwaho rikambabwire ngo n'ubundi andi makuru agezweho nayo ni mu kanya kari imbere ni mujye kure turakomeje kugenda tubana 5-5 muri byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho wese mu cyeto rwanye byisi twifurije kugira amahirwe n'ubushanditse ibyo ukora byose bigene neza gatanu nkuko ubyifuza. Rumvikana turi ku munsi wo kuwa kane turi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya no munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya atungura cyane ko mishkenda agarukwaho ne mu bice bw'ibitandukanye bya hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho ibintu byamaze kuba abyongera kuzamba muri yo bukomeye cyane ibintu byamaze kuba n'ubundi bisubira urudubi mu buryo budasanzwe by'umwihariko turaza guhera rero aya makuru yacu by'umwihariko hano muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rumaze iminsi urimo agahenge cyangwa se bigaragara ko bisa naho umutekano waje kuba ugaruka wongeye kuba n'ubundi ugabwamo ibitero karundura na za ndege za drone z'ingabo z'igihugu cya Kongo FRDC ndetse zifatanyije n'ingabo za FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi. Ni mu bitero karahabutaka by'umwihariko bikomeje kugenda abigabwa mu bice bigiye bitandukanye byigaruriwe n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko rero n'ubundi kweza magingo ya ikomeje kugenda bitangazwa ko ibintu bidakomeye cyane by'umwihariko muri Sud Kivu gusa by'umwihariko aho hari hashize iminsi havugwa ku byerekeranye n'umujyi wa Uvira iza magingo akaba akomeje kugenda hanavugwa rero no ku byerekeranye by'umwihariko na Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi aho ibintu byamaze kuba abizamba. Ati ibintu byifashe gute rero byo tukikuba tubiva imuzi n'umuzingo turebere hamwe ibi bitero karahabutaka byaje kuba n'ubundi ibigabwa n'ingabo za FDNB ndetse zifatanyije n'ingabo za FRDC by'umwihariko icyo bigamije kuri uyu mujyi wa Goma kuza magingo ya umaze cyangwa se wigaruwe n'inyeshyamba za General Sultan Makenga guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 dore ko atari ibyo gusa rero bikomeje kugenda abigarukwaho turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane no nakomeje kugenda avugwa hano muri Uvira. Muri Uvira ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane abarwanyi bo mu mutwe wa waza kwiza magingo bamaze kuba bisiga insenda mu buryo bukomeye cyane ku buryo bakomeje kugenda bagaragaza ko bo bifuza noneho kuba bakwirukana ingabo za leta mu bice by'umwihariko basigayemo byo muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo ye bakirukana n'ikwariso bakomeje kugenda bafatanya by'umwihariko yiganjemo izi ngabo za FDNB n'ingabo za kiriya cy'u Burundi yewe bakanirukana n'abarwanyi b'inyeshyamba za General Sultan Makenga. Abangaba bakomeje kugenda rero bagaragaza imbaraga z'umurengera aho by'umwihariko mu bikomeje kugenda abigaragara abangaba bakomeje kugenda bifuza ko by'umwihariko ibi bice by'umwihariko uyu mutwe w'inyeshyamba wa General Sultan Makenga umaze kuba wakwigarura by'umwihariko bose nabo bagomba kuba babibambura by'umwihariko bakabasha kuba nabo babikontrola cyangwa se nabo bakabasha kuba babikoramo igihugu cyabo. Ni mugero kuzamagingo n'ubundi bingi bikomeje kugenda abigarukwaho ku mpamvu zo kuba uyu mutwe w'inyeshyamba amaze kuba n'ubundi uha amasaha ntarengwa abaturage by'umwihariko bivuga ko arabo mu bwoko bw'abatutsi bagaragara muri uriya mujyi wa Uvira kandi ibi byose bikaba byakomeje kugenda abigaragara mu gihe n'ubundi
izi ngabo zo muri uyu mutwe wa waza zari zimaze imisi zirukana uwitwa General Kasita kugeza amagingo arukomeje kugenda agaragara rero mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko aho yaracumbitse muri uriya mugi wa Uvira. Uyu ngo akaba yaramaze kuba ahungishirizwa hariya mu mugi wa Bujumbura uherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo se n'ubundi byakomeje kugenda bigaragaza ko rero uyu mutwe wa waza kuza amagingo ya ufite imbaraga by'umwihariko z'umurengera ziruta cyane by'umwihariko imbaraga izi ngabo za leta zirimo kugenda azikoresha. ni mwe kandi akomeje kugenda hakurikirwa by'umwihariko ngo haribwe niba koko izi ngabo za waza zikomeje kugenda zisa naho zibasha kuba za kwitandukanya n'ingabo bari bamaze imisi by'umwihariko bakorana nazo by'umwihariko zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. by'umwihariko ngo haribwe rero niba koko izi ngabo z'uyu mutwe wa waza by'umwihariko zigomba kuba rero zashobora kuba zanahangana n'uyu mutwe wa M23 uyobowe n'uwitwa General Makenga by'umwihariko bakawukura mu bice bigiye bitandukanye bya hariya ku butaka bwa kiriya gihugu cyako by'umwihariko muri Sud Kivu ndetse na Kivu ya ruguru. naho rero abangaba bamaze kuba abigarurira ibi byose bikomeje kugenda by'umwihariko bigarukwaho nabyo tugenda tubirebera hamwe 5 kuri 5. mu gihe hakivugwa ibyo ngibyo muri Masisi ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane, dore ko kwiza amagingo ya imirwano igikomeje no muri aya masaha aho by'umwihariko indege za Doron zikomeje kugenda zikora akazi gakomeye cyane by'umwihariko mu gusubiza inyuma ibitero byagabwe n'abarwanyi ba General Makenga bakabigaba mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaramo ingabo zo kurwana ku ruhande rwa leta y'iki gihugu cya Kongo. ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho muri kano kandi tugiye kuba turebera hamwe 5 kuri 5 mu buryo burambuye. ariko kandi mbere ko turambura aya makuru yose mu buryo burambuye icyo ngusaba nta kindi no kunyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda atukugeza by'umwihariko bikaba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu uherereyemo, bityo igihe cyose adishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ukazajya uhita ikibona mu ba mbere, ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda atukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye. namaze ukanda subscribe ronye nkwa ikaze n'ubundi muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye muri aya masaha yo kumanwa. turi ku munsi wo kuwa kane tariki ni 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 nkwa ikaze. Yesirika twihuse cyane n'ubundi tudatinze duhere aya makuru yacu hano muri uyu mugi wa Goma. naho ibintu bikomeje kugenda abizamba mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi hari hashize imisi bigaragara ko uyu mugi wa Goma ukomeje kugenda ugaragaramo agahenge. ibintu byongeye kwa bihindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi bigaragaye ko by'umwihariko inyeshyamba zo mu mutwe wa waza ndetse zifatanyije n'ingabo za leta y'Kinshasa ndetse n'izi FDNB zo mu gihugu cy'u Burundi. abangaba rubungiye kwifashisha indege rutura za drone by'umwihariko bazirekeza mu kirere cya hano mu mujyi wa Goma aho kwiza amagingo by'umwihariko navuga ko nta bibazo byinshi cyane byaje kuba n'ubundi bihaba, ariko hakaba hajemo ikikango gikomeye cyane cyo kuba izi ndege zabonye uburyo noneho zongera kuba zagira mu kirere cy'uyu mujyi wa Goma. nibikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo bikomeje kugenda bigaragara ko rero urugamba rugiye kuba rwahinduka mu gihe n'ubundi bikomeje kugenda bitangaza ko ibyerekeranye n'ikoranabuhanga ryo mu kirere ryari ryarashyizweho kugira ngo izi ndege za drone nizibasha kuzaya zigera mu mujyi wa Goma zibashe kuba n'ubundi zabura control, bityo zibashe kuba azanahanurwa kwiza amagingo rozongiye kuba n'ubundi zibona ubundi buryo bukomeye cyane by'umwihariko zigomba kuzaya zerekeza muri iki kirere, aho binavuga ko kwiza amagingo ya izi ngizi zigera muri 3 zaze kuba zigaragara muri iki kirere cyo muri uyu mujyi wa Goma by'umwihariko ari zikomeje kugenda by'umwihariko zikora ubugenzuzi bushobora ko n'ubundi bwateza ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba rero cyatuma muri uriya mujyi wa Goma ibintu byongera kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. ibi ngiro byakurikiwe n'amakuru n'ubundi akomeje kugenda agarukwaho ibikomeje kugenda bibera muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ni mu mujyi wa Uvira ahari hamaze imisi yahagarukwa ku witwa General Gasita izamagingo ya uherutse guhungishirizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura nyuma y'imyigaragambyo karahabutaka yanaguyemo abatari bake ku mande za
rwa leta y'Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa waza utifuzaga cyangwa se utari uri kwifuza uyu General Gasita aho byaje kuba n'ubundi ibitangazwa kuri ro haje kuba hagwa abatari bake by'umwihariko mu bari baje gukora imyigaragambyo kwamagara uyu mujenerali ariko biza kurangira rero ahise ahungishwa n'ingabo za FDNB zimujyana i Bujumbura aho kiza magingo ya ari naho acumbitse. Ikikomeje rero kigaragaza ko ibintu byo bigiye kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane muri biriya bice bigiye bitandukanye nukuba nyuma yuko uyu General Gasita avuye muri biriya bice by'umwihariko bikanagaragara ko rwose izi nyeshyamba azawaza ziyobowe n'uwitwa General Yakutumba kuza magingo yazikomeje kugenda zirusha imbaraga iyi leta y'Kinshasa cyangwa se ingabo za leta y'Kinshasa ndetse n'iz'u Burundi bikomeje kugenda bigaragara ko rero by'umwihariko bishingiwe ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza uyu mutwe wa waza watanze cyangwa se amasaha make cyane uyu mutwe wa waza wahaye abaturage mu bazwi nk'abatutsi kwiza magingo batiye muri uriya mugi wa Uvira. Iza magingo byakomeje kugenda bitangazwa ko rero uyu mutwe wa waza nawo ushobora kuba n'ubundi ugiye gutangira no kurwana ku ruhande rwawo aho bikomeje kugenda bigaragara ko uyu mutwe waza ushobora kuba n'ubundi ugiye gutangira kuba wakwirukana abarwanyi ba mama 23 cyangwa se wa General Sultan Makenga muri ibi bice bigiye bitandukanye wagiye wigarura byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu ya ruguru ndetse bakanahirukana n'izingabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ubundi bakabasha kuba rero bakwigarurira ibi bice ndetse nabo bakabasha kuba babikoramo igihugu kigenga nkuko kisamagingo byakomeje kugenda abigaragara ko by'umwihariko uru ruhande rwa General Yakutumba uyoboye aba barwanyi bo muri uyu mutwe wa waza akomeje kugenda asa naho n'ubundi ariyo gahunda arimo kugenda ayerekezamo kuzamagingo ni byinshi akomeje kugenda abigarukwaho kuko nago ibintu byoroshye hariya muri kiriya gihugu cya Kongo aho kuzamagingo n'uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi nawe ibintu n'ubundi bitakimworoheye bitewe nuko kuzamagingo ya nawe yakomeje kugenda agaragaza ko ibikomeje kugenda bibera muri kiriya gihugu cye cyangwa se muri kiriya gihugu ayoboye kuzamagingo yakomeje kugenda abisa naho bimunaniza mu mutwe agatangaza ko rero ibi byose ngo ari amarozi ngakomeje kugenda by'umwihariko ngakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo bikomeje kugenda by'umwihariko kimuteza ibi bibazo bigiye bitandukanye si ibyo gusa kuko kuzamagingo n'ubundi bikomeje kugenda abinagaruka byerekeranye n'imirwano none ikomeje kugenda ibera hariya muri Kivu ya ruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi naho nago ibintu byoroshye habe na gato ko kuzamagingo muri teritwari ya Masisi akomeje kugenda hagaragara ibyerekeranye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iburiramo ubuzima bw'abatari bake ndetse bikomeje kugenda bitangazwa ko rero by'umwihariko mu bitero byari bikomeje kugenda abigabwa n'izi ngabo za General Sultan Makenga by'umwihariko ngo byakomeje kugenda noneho bisubizwa inyuma na drone zizi ngabo za FRDC 5-5 ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho dukomeje kugenda dukurikirana tugenda tubigezaho natwe 5-5 ko bigenda abitugeraho icyo tugusaba nta kindi usibye kutwereka ko turi kumwe n'ubundi ugasiga igitekerezo cyawe ahangaho muri comment ubundi tukatubana 5-5 mu makuru yose bakomeje kugenda agarukwaho rikambabwire ngo n'ubundi andi makuru agezweho nayo ni mu kanya kari imbere ni mujye kure turakomeje kugenda tubana 5-5 muri byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.